hano kuri CPN TV nk'abantu bagutumiye turagira ngo tugusanze ahantu muri quartier yawe uba twari tukuzeho bwa artiste none tuvumbe kuri n'umuhanzi aka kanya uramutse uhuye n'umuhanzi wo hanze cyangwa se ibitaramo byo bitabira byinshi wari wahura nandi akaguha inspiration yo gukora ikintu nk'iki akunda gukora ya njewe buriya wenda vizavi ntiturahura neza ariko mu bihangano byaho turahura njewe buriya nk'abari abahanzi uretse ko wenda twagize ibyago bagacaho Imana ikabisubiza nk'aba Oliver Ngoma ndabemera nemera Baraki Dube ariko n'ubu ngubu ba Justin Bieber barabinkorera neza cyane avuga ati easy to say sorry biroroshye gusaba imbabazi ariko kureka cya kindi biragora ni inspiration nziza cyane biramfasha inspiration umbajije umwana hangaha namubaza inspiration akumva umuziki ni iki akasobanura yasobanura umuntu nk'abantu bafite umuhanzi hano umuziki ni ikira ni ukubyina nyine ni ukubyina bazi ko ari ukubyina wa muziki ufata nk'iki daboro umuziki ni ubutumwa ni amakuru kandi atangiwe igihe nk'indirimbo barakoze ikaguha intego yo gukora izindi igakundwa kurusha izindi niye ni indirimbo nisebaho waririmbira abanyarwanda cyangwa se abakurikiye CPN TV ukabaririmbira bakumva hamwe ejo bazavuga ni uriya muntu turamukeneye nanone kuri CPN TV mwongere mu mutugarurire waduha fisara tukumva yo ni indirimbo ishima Imana reka nyibahe ishima Imana wa munsi ubwo wansangaga nigaragura mu ifata ry'ibyaha ntabwo wahutiye kundimbura yewe Yesu wangiriye impuhwe urasenga ndasenga cyane usengera muri hetorero nje ndi umugaturika unumvise urimba nk'abadeperi biriya muzika ni ministeri yigenga ni ministeri yigenga idashingiye ku idini runaka idashingiye ku marangamutima runaka uri umuhanga kabisa nzi ko uri umwartiste nkuzi nk'umwartiste no mu muziki urashona ndagira ngo aka kanya nkubwire cyangwa se nkubaze mu Rwanda tuziko amaradiyo cyangwa se amateleviziyo tudaciye ngo ndi umunyamakuru tuziko bacuranga abasitari gusa wabwira iki amaradiyo yo mu Rwanda cyangwa se amateleviziyo cyangwa se wabwira itangazamakuru bakora iki kugira ngo nabo babashe kugira ngo bajye bacuranga abana bari hasi icyo nabwira itangazamakuru rigerageze ryumve ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi umwana arabanza akavuka agakambakamba akarya ibyondo kugira ngo abone kugenda bari abahanzi bo twita underground babateza imbere bakina indirimbo zabo none nabo bamenye amakosa bakora nayahe bagende bakosora gutyo uko abana bagenda baba motive abantu benshi bizwe abartiste nkamwe ese ufite umugore cyangwa nta mugore ufite ndacyari umusore uracyari umusore kandi mbona warazanye mvi nizubukire nkubajije gatoya abartiste muziranye mu Rwanda cyangwa se hanze mwamukorana nabaye urebye uretse kubamenya nk'abartiste ba Jay Polly bande bose bakora ariko mu by'ukuri contact vis-a-vis ntayirabaho gusa mfite abantu benshi dukorana hanze hirya no hino kabisa banyenspira bambwira bati wowe kora gutya indura gutya turashaka gutya kuko nibo nkorera Jay Polly mwamwarahuriye Jay Polly turahura cyane ku stage abari Nyamirambo ma studio hose ndamubona mu nzira no umuntu wanje cyane no umuntu wawe wifuza kuba wakorana nawe iki nk'umwartiste hari ikintu urakora mukorana cyangwa se urifuza kuba wagirana na Jay Polly tumuzi nk'umustar mu Rwanda tumuzi ko ibintu akora bitandukanye n'umwartiste ndetse ni n'umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda Jay Polly ni umwartiste nemera kandi burabura buhanzi bwe ndabwemera cyane yavuga ati dukeneye inshuti nyazo ni inspiration nziza cyane nanjye nk'umwartiste nkavuga nti reka muri art yanjye nanjye shake inshuti nkore nka Jay Polly nanjye mu buhanzi ndirimbe nka Jay Polly tureko twageze umuziki hejuru ngira ngo rero ko umuziki wangiritse muri ibi bihe hano turi mu kiganiro Rwanda Entertainment Rwanda n'imyidagaduro yarwo none ndajyago nkubaze kuri Jay Polly umunsi bamufunga nk'umwartiste mukorana wabifashe gute wagiye mu rukiko bamukate wabaye ute njewe buriya hariya ntago nashoboye kugerayo ariko umutima Jay yararimo
nkasenga Imana nkavuga Mana ufasha abari muri gereza batahe. Imana yaransubije kubona je yaratashye ni insinzi, amasengesho yanjye yarumvishwe. Nk'umwartiste ukomeye y'abantu bagusanze hanga bakwita bavuga ngo iki cyangwa se bayifata gute? Abaturage barishima cyane bakibaze se umuntu wo mu rwego rwo hejuru kumanuka kaza hano hasi mu isi ya cyenda kubana natwe ni ibintu byiza cyane. Ugasanga barambwira dukorere tuno urabona nkora n'imisatsi ndashushanya nkaririmba, ugasanga abaturage benshi barankunda cyane. Sorry subira inyuma ho gatoya uri umuririmbyi. Ndanaririmba. Watu baberuka dafisa iro gatoya. Aha. Reka wenda nkuririmbira akarimbo gatoya k'urukundo. Agaciro karusha zahabu mu mararungu mukobwa nkunda, agaciro karusha zahabu. Okay, ndumva urenze. Okay, nk'umwartiste ubona amafaranga hari umukunzi waba ufite hano ku isi ya 9? Kuri isi ya 9 mafite abakunzi benshi, ariko umukunzi bwite arahari. Tujye tuvuga twumva ngo abahanzi ndetse n'abastari nkamwe mukunda abakobwa benshi, ubwo mukunda bya nyabyo? Icyo ni ikibazo cyiza cyane, wenda ntago navuga ngo ndizi 100%, ariko nkurikije uko urukundo rwitwa urukundo nyakuri ndamukunda. Okay, niba ufite hip hop mu maraso washoka duhana tukumva. Ubwo hip hop uramuzi uyu mugabo? Ndamuzi. Akora iki? Ni umuhanzi. Afite indirimbo? Wandirimbe hagati ku ndirimbo yiwe? Abana ngo nagoze bite byawe? Byiza. Ugiye he? Ngiye guhaha. Ugiye guhaha? Uyu mugabo se nawe uramuzi? Uyu mugabo ndamuzi. Umuzi akora iki? Muzi ari umuhanzi. Umuzi ari umuhanzi? Utwe tumuze nk'artiste. Ngenda muzi ari umuhanzi. Yewe data ufite umukunzi nawe? Ndamufite. Ye mpaye nka data. Ufite umukunzi uri umwana? Ibaze ko bafite umukunzi nk'umwartiste nkawe hanga tuvugana nta mukunzi ufite, urabifata gute nkawe? Mu by'ukuri urabona ibintu by'urukundo ni intambara kabisa, no kubijyana gakeya nkuko abimbajije ukabanza ukibaza ese uyu muntu koko ndamukunda cyangwa ndi kumubeshya, cyangwa nawe umeze nk'abandi papa ugenda tu. Oya biriya ni umuco wacitse. Umuco wacitse mu bana barahangaha. Ninde muntu wumva wagendera mu kirenge cye nk'umwartiste cyangwa se akaba umuhanzi? Ngaho ngino ndirimbira gatoya numve. Okay, ndagira ngo nongere nkwibarize ahangaha kuki bahise ku isi ya 9? Urebye isi yacu nyine igenda yikaraga yizengurutsa bitewe n'ibikorwa bitewe na movement y'abantu ukuntu babayeho ubuzima babayeho, nicyo cyatumye bavuga bati noneho ibi birarenze za Nyamirambo iki hose hararenze, noneho ni hahandi kabisa ubuzima abari ize byoroshye cyane. Ubuzima bworoshye cyane. Ubuzima bworoshye. Hari inkuru merutse kumva mu Rwanda gatoya bavuga ngo urashaka kwandika igitabo. Iyo nkuru iherereye cyangwa se urashaka kubishyira mu bikorwa? Igitabo kirahari. Igitabo ubu ngubu ndacyarwana no kubona title inyito kuntu nyakita. Kizaba ari igitabo kirimo nabyita bande dessinée cyabira bya cartoon mu mashusho. Ndashaka ko igitabo documentaire kirimo mbega ati, kirimo amateka ya ati n'ikiza cya ati nkundisha abana. Okay, wabwira iki hano abanyarwanda bagukurikiranye kuri CPN TV? Ikintu nabwira abanyarwanda bankurikiranye ahangaha nababwira nti duteze imbere umuco wacu, dukunda iby'iwacu, duteze imbere abahanzi, tubakosore, tubagira inama aho kwicara tubapinga tubatuka. Ntacyo bimaze. Mu Rwanda ufana nde? Je mu Rwanda nemera Jay Polly. Wemera Jay Polly kuki umwemera? Jay Polly ni umuntu ufasha mu muziki akora, ni umuntu ufasha mu bikorwa akora n'amateka ye ngewe. Kandi akubita umugore? Birabibaho ni umuntu wese byamubaho. Ko wumva abandi bavuza hano abadamu ngo yamukuye amenyo, urumva ko yasebeje abadamu? Sorry, birabibaho. Urabona muri kamere muntu habamo ikintu bita nabyita nguki kamere ishobora kugufata anytime ukaba wakora ikintu, ariko Jay Polly ntabwo ari kameze, ntabwo ari kasanzwe, ni byari bimugwiririye. Wowe urabyumva utera? Ndabyumva yuko yabukubise. Indirimbo ya nyuma waba ufite waba wararimbye neye? Indirimbo mfite ubu ngubu ni indirimbo nise Baho. Ninde mwarakoranye collabo mu bahanzi nyarwanda? Ntago baramenyekana cyane, ariko mfite abana nk'ari Angelo hariya hani Rubavu,
twakoranye indirimbo bita Kibera inka wirayita ku maradiyo ya RC Rubavu hano hirya kuri Sarusi indirimbo irahari Kibera inka. Dufite abahanzi benshi bita Eva Design hariya mu Bugande kabisa. Wanaye wageze mu Bugande? Wabonye itandukanye ry'umuziki wo mu Rwanda n'Abaganda ruwe? Ikiza hariya mu Bugande yego nabagaye by'iwabo, ariko hariya mu Bugande urabona umuziki barawemera. Umuziki barawemera, umwana wo mu underground baramuteza imbere kuryo ushaka gukoresha igitaramo kimwe miliyoni yawe ukayicyura. Miliyoni. Mu muziki umaze gukora indirimbo zingahe? Urebye muri studio ubu ngubu ni indirimbo enye. Indirimbo enye umaze gukuramo amafaranga y'urebye no mu Rwanda. Ibitaramo umaze gukora n'amafaranga umaze kwinjiza nayo wasohoye nangahe? Ya urebye ntago barabyumvamo cyane, ndacyakora sample. Ndacyasamplinga kugira ngo babanze babyumve ariko icyambere n'abantu kuri njye icyambere n'abantu amafaranga arahari. Undi muhanzi yifuza gukorana nawe collabo atari Jay Polly umufana wawe nuguhe? Njyewe nafana Christopher. Yeah. Hakundwa n'abakobwa. Nta kibazo nanjye nk'umuhanzi kuki wahitamo Christopher ni umuntu ubinkorera neza, urabona ibihangano bye binjyana muri mood, bingarura mu bumuntu nkumva mu rukundo. Kandi numvise udakunda? Ndakunda nuko bitaraza neza. Ukaba nta sheri ufite? Ndamufite. Gira ikintu ubwira sheri wawe? Nambwira ni sheri tuza, ibintu birahari, icyambere n'urukundo. Abakobwa bo ngo bakunda amafaranga, nawe niko ubibona? Ibyo ni nabyita personal decision. Wewe wumva wakora ikirate? Numva nakikinira umupira. Wakikinira umupira. Okay, reka nkwibarize, football uyibona hiki? Football nkunda abakinnyi bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Ukunda uhe mukinnyi ukina mu mahanga cyangwa se mu Rwanda? Mu Rwanda nkunda umukinnyi bita Muhadjili Hakizimana. Akina mu ihe kipe? Akina mu ikipe ya APR n'umwataka. Ndi mukurikirana football. Wumva wazakina kuhe mwanya? Numva nazakira ku mwanya bita set. Urabura iki sasa ngo hano kuri CPN TV abanyarwanda base nkaho bakuvugira muri make ngo ukine umupira? Ndabura ibintu byinshi. Nk'ibiki? Tubwire nta kibazo, CPN TV ni televiziyo iburanira buri wese ku buryo bagufasheje ugakina football. Tubwire ntugire ubwoba. Numva nyine nshaka gukina umupira, ariko kugira ngo nkine umupira numva nshaka kubanza kwiga nkarangiza ubundi nkakina umupira. Sawa, murakoze kuri CPN TV, bari kumwe na Baby Son.